muraho urabibona namwe ko Bibiliya yanjye nkunda nini ntayo mfite kubera ko naje mu rugendo ntayo nazanye ariko mfite indi mutagira ngo nahagurutse kubwiriza nka Bibiliya ndayifitemo hano sibyo ndabizi ko namwe muzifitemo. Ndashima Imana cyane kuri ku mahirwe duhaye kuba hano nyuma y'igihe kitari kigufi. Naje ku mpamvu z'umuryango ariko impamvu nziza Pastor yazivuze. Hari impamvu yagomba gutuma nyaruka ngera mu rugo, ariko muziko umuryango mfite hano hari umuryango wanjye hakaba n'umuryango w'itorero. Muzukuri nubwo naje muri weekend y'umuryango maze gukorana inama ebyiri n'abapastori, murabyumva ko naho nabicikira kubera ko biri ni bimwe mu buzima bwanjye. Kimwe shimira Imana nuko naganiriye n'abashumba, ndashima Imana ko umurimo uhagaze neza kandi ari amahoro, ndetse kandi hari n'igiterane ngira ngo batarababwira dufite kwezi kwa karindwi. Muziko dusanzwe ducelebra anniversaire ya itorero, ariko noneho uyu mwaka azaba ari umwihariko. Saba dutangije ku bwa mbere igiterane cyitwa Rwanda Shine cyangwa se Rwanda Murika. Ni igiterane ngaruka mwaka kizajya kiba n'ubundi tugihuza na anniversaire. Muziko kiba mu matorero yacu hose mu Buraya. Muziko abapastori bacu bamaze kujyayo, iyo twita Europa Shine, Canada Shine, ubwo ni Rwanda Shine. Ko mbona mudasubuzana batishimiye Rwanda Shine. Naganiriye n'abashumba nsanga bafite n'umurongo mwiza cyane, bafite proposal yo kwagura umurimo, cyane cyane kwagura inshingano. Hari abantu batandukanye benshi barimo kurobanurwa bazahabwa inshingano zitandukanye muri icyo gihe. Ubwo twarabyishimiye cyane kandi twarabishigikiye. Ndabizi ko abo bireba bazabegera, muzaganira, hanyuma babone n'umwanya wo gutegurwa kugira ngo muri uwo munsi bazahabwa inshingano bateguwe. Ndizera ko abazegerwa bazabyakira neza kandi bakabyakirana urukundo, bikazagenda neza. Ndabaha intashyo y'umuryango, madamu n'abana aho bari. Ndizera ko barimo kudukurikirana, ariko ntibyambuza gutanga intashyo yabo. Muyakire kandi Imana ibahe umugisha. Nshimiye na umuryango wa Gedeon bisobanuro byiza umuyobozi yaduhaye. Muzukuri akazi gakomeye ko gushigikira ijambo ry'Imana n'ubushobozi rifite bwo guhindura, kandi ndabizi ko yasabye ubufasha bw'amasengesho n'ubufasha cyangwa se inkunga cyangwa se contribution. Sinzi niba ari n'ubufasha, ni contribution yacu kugira ngo ubutumwa bukomeze bwamamare. Narimbaje pastor nzi ko bafite mu gahunda, turaza kubikora nyuma. Inkunga basabye y'amasengesho n'inkunga ya cash, yabivuze neza cyane, yabaye straight. Ni inkunga ya cash, arabasha bivuga bakabitsinda inkunga y'ibifatika. Inkunga ya cash, ubwo abafite turaza kugira igiseke, ariko baze no kuduha telefone wenda ya momo twakoresha kugira ngo abatagendana amafaranga cash tuze gutanga contribution yacu ntoya kubw'uwo murimo. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Turasoma. Ndashimira abaririmbyi cyane. What a wonderful moment ya worship, kandi nubwo tubakurikirana buri munsi, ariko kubana namwe live bifite impact, birakurura cyane kurusha
kurusha rwose birandura kurusha kurusha kubareba kuri screen rwose. Abantu bavuga ngo bakurikirana amateraniro mu mago hari ibintu ba missing. Ibi ni ibintu byagombye kuza kubera ko habaye impamvu force majeure, ariko kubana n'abantu turubakana. So mwatuzamuye neza, Imana ibaho umugisha. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, bamfashe ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda, igice cya 53 umurongo nishatse so umurongo wa 6 wonyine. Ndabona amasaha arimo kwihuta. Ndizera neza ko ibyo nagomba kuvuga byose ntari bubashe kubivuga kubera umwanya. Muzukuri ndaza kugarukira ku gice cya mbere kugira ngo mbatera amatsiko yo kuzashaka gukurikira inyigisho mu kwa 7 n'ingaruka. Sibyo ra? Yesaya 53 umurongo wa 6. Hanyuma dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23. Niyo tugiye gusoma. Ahandi twari gusoma murahazi ni umurongo w'umwaka ba Filipi igice cya kangahe ari cya 3 umurongo wa 10. Yesaya ninde wahabonye? Yes, Papa Joseph. Yesaya 53 umurongo wa 6 iravuga ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushiraho gukiranirwa kwacu twese. Komeze? Oya naho rekera rwose. Haleluya. Amen. Twese twabaye intatane. Twese twabaye intama zazimiye. Hanyuma Uwiteka amushiraho gukiranirwa kwacu twese. Abaroma 3:23. 23. Abaroma 3:23 biravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Akoze cyane. Tumaze wenda abashyitsi ntibahita babishikira. Uyu mwaka turi kugendera ku ntego y'ijambo turi kwiga cyane riri hariya muri mu Bafilipi igice cya 3 cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 10. hariya havuga ngo ndaharanira kumenya Yesu. Intego yacu turi kugendera ni intego ivuga ngo kumenya Yesu neza bituma duharanira gusa nawe muri ubu buzima bwacu. Haleluya. Abigisha baca no buri munsi tugira amahirwe rwose yo kubakurikirana kandi bamaze kubivugaho mu buryo butangaje, mu buryo hari igihe umuntu ashaka kubitekereza ukibaza niba hari ikindi umuntu yakongeraho, ariko ndimo gutekereza icyo tuzaganira naje guhabwa iki kintu kivuga ngo nubwo tuvuga ngo kumenya Yesu, nubwo twigisha cyangwa se twihugura mu kumenya Yesu, haleluya, tugomba kumenya ko kumenya Yesu mutandukanyije n'ibyo yakoze ku musaraba biri meaningless. Sinzi niba mbivuze neza. No kuvuga ngo buriya Yesu, impamvu ari Yesu mucunguzi wacu, impamvu duharanira kumenya Yesu si ikindi nuko hari ibyo yakoze ku musaraba byatugiza abo tutashobora kuba. Haleluya. No kuvuga ngo ufashe Yesu ukamutandukanya n'umusaraba
je peur ko ntaho twaba duhuriye n'Imana bitandukanye n'ibindi biremwa byose. Twaba duhuriye n'Imana kube nk'umuremyi, kuko n'igiti yakiremye, kuko n'umuntu wese, ariko icyatugize abana b'Imana ni kumusaraba. Haleluya. So gufata Yesu rero ukamutandukanya n'umusaraba hanyuma ukavangura muzi, ni ngo kumenya indi ntwari yose, ni ngo kumenya Mose, ngo kumenya Aburahamu, ni ngo kumenya, ariko Kristo. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo niyo mpamvu Paulo yavuze ngo iyo ndi iwanyu ico nababwiye kandi nzahora mbabwira nta kindi, ni Kristo wabambwe. Kristo wabambwe, un autre Christ utarabambwe ntacyo bitumariye. Amasengesho adashingiye ku byo Kristo yakoze ku musaraba ni ukuraguza nk'ibindi. Yesu yaravuze ngo ndi inzira n'ukuri n'iki, inzira ituma senga Imana ikumva ni Kristo wenyine. Outside ibyo Kristo yakoze ku musaraba nta relationship nagirana n'Imana yanjye. Hari umugabo wanditse ngo ukuye Kristo ku musaraba, uburenganzira bwonyine mfite ku Mana kandi nemerewe, ikintu cyonyine na claiminga imbere y'Imana ni urubanza. Impamvu mujya mubona ugasenga utegereje kugira neza kw'Imana nuko Yesu yagiye ku musaraba. Impamvu yonyine Imana yera ituye ahera ahirengeye ishobora kunamuka ikareba umuntu nkanjye mu bubi bwanjye, nta kindi nuko Kristo yaciye ku musaraba aducira inzira. Kutamenya rero umusaraba, kutamenya icyo Kristo yadukoreye ku musaraba, ntabwo ari ukumenya Kristo nyabyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubwiriza bidashingiye ku byo Kristo yakoze ku musaraba biri powerless. Paulo yaravuze ngo kwigisha l'évangile de la croix ni icyigisho cy'umusaraba, sibyo? Ngo ni ubupfu kubarimbuka, ngo ariko kuri twebwe abizera ni iki? Imbaraga. Igihe imbaraga ubutumwa bwacu n'umusaraba. Ubundi butumwa budashingiye ku musaraba, it's not gospel, ntabwo ari inkuru nziza. Ni inkuru y'abakomeye, ni inkuru y'abanyabwenge, ni inkuru iri philosophical, ni inkuru y'abahimbyi, ariko inkuru nziza, ingirwa nziza ruko umusaraba wabijemo. Haleluya. Uyu munsi rero nagira ngo twibukiranye ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Amen. Tumenye, kuko kumenya ibyo Yesu yakoze ku musaraba niko kumumenya neza. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu tugomba kuba careful no mu nyigisho zitangwa, n'izo tuvuga, n'izo twumva. Tugomba kumenya neza ko ubutumwa turi kumva bufite foundation ku musaraba wa Kristo. Ubutari ibyo, ubwo n'ubundi butumwa, ubwo n'ubundi butumwa. Yesu wabambwe. Haleluya. Yesu wabambwe. Yesu wabambwe. Niyo mpamvu njyewe njya nibwira, njya nizera neza ko kimwe mu byo nizera Satani, umwanzi w'abantu n'umwanzi w'Imana, kimwe mu byo njya nizera ko neza, njya ntekereza ngo iyo abantu bavuga process y'urupfu rwa Yesu ku musaraba, akenshi tujya dutekereza ngo Satani ya driving the process. Satani yara intriguinze, Satani yabesha abantu, arabashuka, akora manipulation kugira ngo Yesu aje gupfa ku musaraba. Ariko njyewe nyantekereza ko kimwe mu zo Satani yagwanyaga kurusha ibindi
yangaga ko Yesu ajya ku musaraba, kubera ko yari azi icyo agiye gukora. Yari agiye kumwambura le pouvoir yabonye ku biremwa kuva ku munsi wa Edeni. So ni gute rero Satani yari kongera kuza akaba favorable, akavuga ni reka mushuke ngere kumwica? Ibyo bintu njya mbitekereza nkumva ndi confused a little bit. Abagideyoni bazi Bibiliya baraza kudufasha. I strongly believe ko Satani n'a jamais soutenu, ntiyigeze ashigikira igitekerezo kujya gupfa ku musaraba kwa Yesu. Njya mbyizera gutyo kabisa. Haleluya, haleluya. Muzi umunsi Yesu agiye gutangira umurimo kumugaragara, amaze kugera mu butayu. Ageze mu butayu ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, ngo amaze gusonza astavinga, Satani araza aramusanga, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye yewe wihimbure. Nturi umwana w'Imana se? Niba uri himbura amabuye, hindura irakagati wihembure. Ubona akabaraga dore urashonje, you are starving. How come umwana w'Imana ashobora gustavinga, ashobora kwicwa n'inzara? Yesu aramubwira ngo umwana w'umuntu ntazatungwa no mugati gusa, ahubwo nikizavamo ijambo rizava mu kanwa k'Imana byose. Teste ya mbere arabarayitiza. Teste ya kabiri, Yesu ngo aramufata, ngo aramuzamura, amugeza ku gasongero hejuru, aramubwira ngo si tu es fils de Dieu, niba wizera kuri Imana, kuri umwana w'Imana, simbuka kuko biranditswe. Satani akotinga ibyanditswe. Mujya mubwira ngo Satani muramurusha ibyanditswe, ajya bigoreka, aho niho ajya turangiriza. Aravuga ngo biranditswe ngo nusimbuka, biranditswe ngo abamarayika bazagira gute? Ngo bazaramira ibirenge byawe bitazasitara, amagufwa yawe atazavunagurika. Biranditswe ngo uzaramirwa, kandi nimba uri umwana w'Imana, saute, montre-nous, prouve-nous kuri umwana w'Imana. Yesu n'avait pas besoin de prouver ko ari umwana w'Imana. Uzima abantu dora tuza no gupruva ngo muje n'umukozi w'Imana, mugomba kubyemera. Umukozi w'Imana ntajya provinga ngo n'umukozi w'Imana. Your nature proves who you are. Yesu aramureba, aravuga ngo ntugira gute? Ntukagerageze Imana. Cya gatatu, icyo ni rurangiza. Aramubwira ngo aramuzamura ngo amwereka le royaume, ubwami bw'isi n'icyubahiro cyabyo, something shining. Arabimwereka, aramubwira ngo if you worship me, ugize gutyo ukandama, I offer you that, ndabiguha. Yesu aramubwira ngo biranditswe ngo uzaramya Imana yonyine. Yesu abatsinze Satani. Ijambo ry'Imana yambwira ngo Satani aramubwira ngo Satani aragenda ngo amutega un moment favorable. Moment favorable ni iki? Ngo aravuga ngo ngiye kumutega, nzamutegereza ikindi gihe cyiza, igihe kinyoroheye. Reba rero icyo njya mbirivinga rero. Kimwe mu cyo ntekereza nuko Satani ibyo yashaka gukora, mubisome neza, izi teste 3 Satani yakoresheje Yesu nizo exactement teste zatsinze Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Eva amaze kuentertaining ikiganiro n'Imana na Satani, ngo arebe imbuto, ngo ayirebe, ngo abona ni nziza mu maso, Reka mabwire, n'ubu ngubu Satani abantu aduhera mu maso, icyo tureba tukabona ni cyiza, gifite amabengeza. Ayiwe, gifite amabengeza. I can try it, I can test it. Ariko iyo ni voie ya mbere Satani ajya akoresha, gukura abantu muri destiny n'umugambi w'Imana. Yesu abanesheje teste y'amaso. Teste ya kabiri niri yambwiye ngo niba uri umwana, prove nous que tu es le fils de Dieu. Ni teste ya pride. Pride ni iki? Ntawe ari cyubahiro. Pride ni n'ubwirasi
ni n'ubwirasi kumva ko ndabishoboye. Je peux, njyewe nabikora nubwo Imana itari kumwe nanjye. Je peux faire. Yabwiye Yesu prove no, ariko Yesu n'ubundi yari we. Yesu yari kubiprovinga, ariko ntiyagomba kubiprovinga bibwiwe na Satani. Yesu aresista kuri pride, aba umwana udashaka guprovinga, who relies, utegereje, ushingiye kuri se, atsinda icyaha cya pride. Icyaha cya gatatu ni icyaha cy'iki? Ubutunzi, the last, kwifuza ibishashagirana, sibyo? Ubutunzi, icubahiro, ubutunzi. Muzi uburyo ubutunzi nshobora kwiba gato bigakunda, nshobora kameme nanjye ejo nzababarirwa, ejo nzasaba imbabazi. You don't know ko urimo guferinga. Yesu amaze gutsinda izo test, abatsinze Satani. Niyo mpamvu njya ntekereza ngo gutsinda, tujya tuvuga Yesu yatsinze ku musaraba, ntabwo ari we witsindiraga, yatsindiraga twe, kuko ntiyaragikeneye gutsinda Satani, yari yaramutsinze. Yesu nta rugamba yari arimo na Satani nka individu, parce que Jésus, Bibiliya ivuga ngo utari ngo yageragejwe muri byose ariko ntiyigeze agira ate. Kimwe mu byo ntekereza Satani yashakaga kumudisqualifier, kuko ijambo ryaravuga ngo igitambo Imana yemera ngo ni igitambo kiri blameless, igitambo kidafite inenge. Iyo Yesu ajya gutomba mu kibazo cy'icyaha, ntabwo yari kuba qualified yo gupfira abantu, kuko yagomba gutanga igitambo cy'icyaha cye. Satani rero yashaka kudisqualifyinga, gukura Yesu muri qualification zizatuma ahagarara nk'igitambo kimwe gisa cyemewe n'Imana. Aragitsinda. Ngo bari gutsinda, amaze gutsinda ashyirwa urubanza ruramufata kandi atarakoze icyaha. Bisobanura iki? Ce n'est pas lui. Ubwo yari yarangije kugira gute? Kwambara ishusho yacu. Burya yaneshaga Satani n'abami b'umwijima, ntabwo ari wowe baneshaga nkawe, yabaneshaga ku bwacu. Dore ngibyo Yesu yakoze ku musaraba. Kimwe muzo yakoze nuko yaratuneshereje. Haleluya, haleluya. Satani ngo aravuga ngo je t'attends, ntegereje moment favorable, sha tuzahura. Bibiliya ntigitubwira iyo moment favorable kabisa pe. Wenda bagidiyoni bazi Bibiliya cyane batubwira. Hariya Satani yavuze ngo nzagutegereza ikindi gihe cy'inkizi cyanditse muri Bibiliya, ariko njya ntekereza, reka mabwire ko agatekerezo nta muntu ushaka agatekerezo. Agatekerezo gashingiye mu byo nsoma mu ijambo ry'Imana, njya ntekereza ngo le moment favorable Satani yari yabwiye Satani ni iyi ngiyi. Muzi ageze Getsemane, bamaze yitaruye, intumwa zarimo gusenga, atangiye kuva ibyuya by'amaraso, abona filime, abona ibimutegereje, arasenga, aravuga ngo Mana, byaba byashobokaga iki gikombe kikagira gute, kikandengana. I strongly believe ko yari muri komba spirituel na Satani. We mubwira me, will you be able, ibi bintu wowe uraza kubishobora? Tu es prêt à faire ça? Yes. I believe this was the favorable moment. Uno umwanya Satani yaravuze, this one ngiye kuramburuza. Muzi kuramburuza, ngiye naragiye inka, muzi kuramburuza. Hari abantu batabizi. Ninde uzi kuramburuza cyangwa utabizi? Ntabwo mubizi. Satani yarazi ko agiye kuramburuza umugambi wo gucungurwa. Kuramburuza no gukuramo ikintu kitaragera. Premature. Yesu abona imibabaro, abona agahinda, abona ububi bw'isi agiye kwikorera, aravuga ngo this is too much. Byashoboka ko iki gikombe cyandengana. Kandi mwibuke neza, ahangaha Yesu yarakira umwana w'Imana, yaratarambara ishusho yacu. Ibyo yasengaga Imana yarabyumvaga. Njya mvuga ariko Mana we, Yesu yavuga ngo iki gikombe kindengana akarekeraho, ijuru rikamwumva. Satani yararamburuje gahunda, yari mu ntambara, icyo twita la guerre de volonté, mpamvu z'ubushake. Aravuga ngo ariko ngo arangiza aravuga ngo nyamara ntibibe.
uko nshaka biba uko ushaka. Mwibuke ko Bibiliya imbwira ngo ajya kuva mu ijuru ngo yabwiye Yesu ngo yahagaze imbere y'Imana avuga ngo ibitambo n'amafizi n'amaturo ntiwabyishimiye ngo ariko wantegurije umubiri ngo aza muki mva ngo nje mu muzingo w'itabo ngo kugira ngo nsohoze iki iby'Imana ishaka. Yesu yari yarakoze commitment ngo iby'Imana ishaka, ariko ishaka bihe ngo biri mu muzingo w'igitabo les écrits. Uhereye mu bahanuzi les psaumes biravuga detail, icyo bita terme de référence. Yesu yarazi neza terme de référence za mission imuzanye, ari gusenga abona agiye kudeviating, aravuga ngo ariko ibyo ushaka bya bindi byanditse mu muzingo w'igitabo bisohore. Abaranesheje kabisa, abaranesheje. Nyuma yaho niwe yafashwe. Muzi ko na mbere yo gufatwa umunsi umwe Petero aramweza, Yesu ari kubabwira arabasobanurira ngo mu minsi mike umwana w'umuntu ntabwo ari Yerusalemu azafatwa, ashinyagurirwe, abambwe n'abanyabyaha, apfe. Amen. Petero wari un homme extraverti, ngo aramwegera amushyira iruhande aramubwira ngo izo ntibikabe kuvuga guze kujya kumusaraba. Maze Yesu ngo amurebe, Yesu ntiyumva Petero, aravuga ngo Satani mva inyuma. Ndiyabona Petero, Satani mva inyuma. Le conseil iyo nta muri kumva ntabwo ari yawe, someone is behind you, kuko azi icyo ngiye gukora. Aravuga mva inyuma Satani, ndeka. Yuda aje kumufata, murabizi Yuda yariye kashi, yariye diru, yariye kashi. Papa docteur yavuze ngo muduhe kashi. Yuda yariye kashi my friend, yo kujya kugira gute gufatisha Yesu yarahabizi ngo akimubona, muzasome Bibiliya, ngo amubonye aje ntiyamubwiye ngo Satani we, yaramubwiye ngo nshuti yanjye we, ngo kora ibyo ushaka, kuko yari yababwiye ngo uwo nza guhobera niwe uwo nguwe. Yesu ngo amora avuga monami, kandi azi ko aje kumubetraying, ariko nshuti yanjye. Kubera iki? ntiyabonye intention za Yuda nk'umuntu uri kujya kasha, abona umugambi w'Imana, abona uri derrière ça. So niba Petero yarishwe Satani, Yuda kitwa inshuti, who was behind the process yo gupfa kwa Yesu? Was it Satan cyangwa Imana? Mumbwira amakuru, nanjye ni mumbwira amakuru. Mumbwira amakuru. Haleluya. Umva. Kubera iki Satani yanga icyo kintu? Ni hariya twasomye rero. Reka mbabwire icyo Yesu yadukoreye ku musaraba. Ariko umusaraba wa Yesu we, la kuri ndimba zacu imibabaro yande, ariko twebweho impamvu Satani yagombaga kurwanya uwo mugambi nuko Yesu umunsi agera ku musaraba yari make muri kibazo cy'Imana n'abantu kidafite undi muti uwo ari we wese. Yarimo ashirwaho ibyaha by'isi yose, maze gukiranuka kwe kukaba downloaded, kukaba transfere ku bazamwizera. Haleluya. Aravuga Yesaya arabisara kuri 5:56 aravuga ngo twese twagize gute, twabaye nk'iki, harakabanza ko haruguru twayobye nk'intama zizimira. Mu ndimi zindi, mu cyongereza cyangwa mu gifaransa baravuga ngo chacun a suivi sa propre voie. Umva, kandi gitangaje baravuga ngo twese
Pawulo yandikira abaroma hari yaravuze ngo bose baracumuye ntibashikira icubahiro cy'Imana. So the point is, ese twese twarasambanye, twese twaricanye, twese mumbwira ibindi byaha, twese twararaguje, twese twarambuye? No. Buriya abantu dukora ibyaha bitandukanye, ariko Bibiliya hano irambwira icyaha twese twakoze nuko ngo twese twari tumeze nk'intama zizimiye, buri wese agenda mu nzira ze. Bisobanura iki? Buriya umwana w'umuntu yari yararemewe kugendera mu nzira Imana yamuteganyirije, kugenda uko Imana ishaka, muri decision, mu byemeza afata buri munsi, agafata ibyemeza Imana ishaka. Ariko umva, waba umunyabyaha ruhagwa, waba umunyazaha professional, waba imfura y'umunyarwanda, umusaza utagira amagawa, icyaha duhuriyeho nuko buri wese yajyaga mu nzira ye, kandi Imana ntiyatuganiye kujya mu nzira zacu, Imana yatuganiye kujya mu nzira zayo. Niko birivuga ngo niyo mpamvu ngo yafashe ngo abantu ibintu byose ngo abihuriza mu gukiranirwa, kugira ngo agate abone uko agirira imbabazi bose. Bibiliya y'Ikigiriki hariya bavuga ngo yamushizeho gukiranuka kwacu kose. Igifaransa kiravuga ngo nos iniquités, sibyo? Gukiranirwa, sorry, gukiranirwa kwacu kose. Mu Kigiriki hari ikintu bita avon. Avon ni ikintu kidasobanura gusa icyaha cyangwa se ibyaha, gisobanura ibyaha n'ingaruka z'ibyaha. Sijue kama nasikia. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo igihe Yesu yajyaga ku musaraba utaramenye icyaha, Imana yaramufashe imushyiraho ibyaha by'isi yose n'ingaruka zabyo, ngo irangize ifata gukiranuka kwa Kristo n'ingaruka zo gukiranuka, iragutransfera, igushira ku bayo. Nabyumva cyangwa muzi muri sezerano rya kera uburyo ibitambo byagendaga? Bafataga igitambo, niba ari umwana w'isekurume, bagashiraho amaboko, abakoze ibyaha bagashira amaboko, ngo barangiza icyo gitambo ngo kikoherezwa kikoherwa iyo. Ntabwo byagarukiraga amaboko kwari ugutransfera icyaha, hanyuma koherwa kwari ugutransfera ingaruka z'ibyaha. Hari n'igitambo cyamaraga, bamara kugifata bakajya kukiraute, kukica, urupfu rwari conséquence du péché. Urupfu nticyari icyaha. Impamvu igitambo cyapfaga nuko cyabaga cyikoreye ingaruka z'icyaha. Umva rero impamvu Satani yarimo arwanya nuko ku musaraba, dore icyo Yesu yarimo adukorera. Rero abakristo tujye tugerageza tubipicturing. Imana yarimo ifata gukiranirwa ku isi yose, ibyaha by'abantu n'ingaruka z'ibyaha, birimo urubanza, birimo urupfu, birimo ibindi byose, irabipakinga ibishira kuri Kristo wenyine, umukiranutsi utarigeze kumenya icyaha, ngo irangize Kristo we wakiranutse wenyine yari afite le droit cyangwa se privilege imbere z'Imana nta wundi wagira. Uko gukiranuka ngo amare akuduhana na droit. Niyo mpamvu dushaka gusereka imbere y'Imana nk'abana bayo. Haleluya. Reka nkora aka kantu biratuma twumva neza icyo ndi kuvuga. Hari uwamfasha kano kantu? Muze mumfashe jeune pastor, uragafata neza kazamura abantu bose bakabona. Kazamure. Dore icyo nagerageje gushiramo kugira ngo numvikanishe icyo nshaka gutanga hano. Dore ikiso umusaraba ni muzi se sukumeze. Hano hejuru hari Imana iri itano, Imana yiteka ireba ibintu muri perspective. Imana ntireba none, Imana ihagaze none ibireba
hariya ikareba na hariya. Umva, buri Imana tubona uyu munsi twebwe tuzi ibya none. Imana ireba from the beginning to the end. Imana rero yarizi ubukene bwa humanity kwera abizi imibare aricyo bita moins l'infini, cyangwa se no kuvuga imibare baragushukaga bamara kubura uko bavuga ngo ikintu kiri iyo nyine bakavuga ngo ni moins l'infini, nyine ni ikintu utamenya aho gihera. Plus l'infini naho ntiwamenya aho kigarukira, sibyo? Noneho Imana hano hakaba humanity, isi, abantu bari baratandukanijwe n'Imana kubera icyaha. Imana iteganya solution mu buryo bw'iteka. Niyo mpamvu urupfu rw'umusaraba ntabwo rwabaye reactive, ntabwo Imana yari reactingaga ku cyaha Adamu yakoze. No, it was byarateguwe. Noneho kuva ibyaha n'amafuti yakorewe muri moins l'infini kugeza ibyaha n'amafuti yakorewe muri plus l'infini n'ingaruka zabyo, Yesu warambura amaboko akurura, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo yitanze kubw'umwuka w'iteka. Yesu ni haleluya. Yesu akurura ishyano ryo mu itangiriro, isi itarabaho n'abantu itarabaho, akurura ishyano ryo kugeza igihe izagarukira. Urumva arabikura abihuriza ku musaraba, ngo amare kubihuza arabihanirwa. Petero yaranditse mu gice cya mbere umurongo wa mbere igice cya 18 na 20 aravuga ngo ntimwacungujwe iby'agaciro gakomeye byangirizwa, ntimwacungujwe izahabu, ngo ariko mwacungujwe amaraso y'umuziranenge nk'umwana w'intama. Umva rero, umva icyo yavuze ngo kuko niwe Imana yari yara predestine ni iki? Ngo niwe Imana, ngo kuko Imana yari yaramuteguye kuva kera isi itarabaho. Umva, yari yaramuteguye kuva kera isi itarabaho. Haleluya, isi itarabaho, kugira ngo at a given time azatanga igitambo kimwe risa rizima gikemura ibibazo from the beginning to the end. Ngo yatanze igitambo cye rimwe risa ngo aturongere iki? Kwa ryari? Kwiteka. Iteka ntabwo ari from now kugeza turangije, ni from murabyumva? Hari umuririmbi muramuzi, umuririmbi waririmbye ngo uri Sabato yanjye, muri wowe ndaruhutse, wantuye imitwaro, unyuzuza amahoro yawe. Uwamenye ibi agera mu isabato, uwamenye ibi yakira isabato, akamenya ko ibyo byakemutse muri eternal perspective. Sigaje iminota 10, reka mabwire bimwe mu by'ingenzi rero. Yesu yarimo akemura wa munsi ku musaraba, yarimo akora icyo twita exchange, cyangwa se yarimo aguranya ibintu. Icyambere, reka nihute. Icyambere, Yesu yarimo yikorera ibyaha byacu akabikubitirwa kugira ngo turonke kubabarirwa. Cyo ni icyambere tugomba kumenya ibyo Yesu yakoze. Icya kabiri, igitangaje, Yesu yarimo akora uyu musaraba wari respondinga ku bibazo byo muri aspect z'ubuzima bwose, haba physical,
haba spiritual, haba mental, haba emotional, haba social. Umusaraba wa Yesu ni igisubizo. Niyo mpamvu, haleluya, niyo mpamvu abafite ibibazo byo mu mwuka baboneye umuti ku musaraba, abafite ibyo mu mubiri baboneye umuti ku musaraba. Dore ni icyo Satani yarwanyaga ko tubona ubukiriro bw'ibibazo twatewe n'ibyaha. yarakubiswe kubw'ibyaha byacu kugira ngo turonke kubabarirwa. That's first. Cya kabiri, yarapfuye kugira ngo duhabwe ubugingo. Ijambo ry'Imana yambwira ngo kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Igihe yarimo apfa hano yarimo yikorera ibihembo by'ibyaha. Ubundi ibihembo by'ibyaha muri ekonomi icyo bita le salaire ni ikintu kiri du, cyangwa se ni droit z'umukozi. Ni ukuvuga ikintu umuntu yakoze agomba kugihemberwa. Yesu ntiyari yarakoze icyaha, yikorera le salaire y'icyaha cy'abantu bose. Ariko ngo impano y'Imana muri Yesu Kristo ni ubugingo buhoraho. Yesu yarimo apfa kugira ngo twe tubeho, yarimo apfa kugira ngo twe tuhabwe ubugingo. Icya gatatu, Yesu yarimo yikorera kamere yo gukiranirwa kwacu itarabashije gushikira ubwiza bw'Imana, kugira ngo atugabire gukiranuka kw'Imana kudashingiye mu by'amategeko, gushingiye mu byo arimo gukora. Pawulo yandikira Abakorinto arababwira ngo utarigeze kumenya icyaha, Yesu yagize ate? Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo tugire gute? Kugira ngo duhinduke gukiranuka. Ega mabwire abantu bijye bibagora gusobanurwa ko umuntu yahinduka gukiranuka kw'Imana. Nusobanurwa ko bishoboka ko umukiranutsi yahinduwe icyaha, uzemera ko umunyabyaha ashobora guhinduka umukiranutsi. Simple. Buriya Isirayeli ngo bageze mu butayu hariya mu kubara, ngo bamaze gucumura, inzoka ngo zirabatera zirabarya. Zimaze kubatera ngo batakira Imana, batakira Mose, nyabona jya kudutakira ku Mana tureke ko dutabarwa. Mose amaze gutaka, Imana imuha solution ya prefigiraga ibigiye kuzaba bisorera muri Kristo. Iramubwira ngo genda ufate inzoka y'umuringa ngo imanike ku giti, nurangiza uyishire hariya. Umuntu wese uzajya uribwa n'inzoka akunamuka akareba inzoka y'umuringa iri ku giti. L'évangile de la croix, c'est une folie. Ngo niyo namuka ngo azakira ubumara bw'inzoka. Reka umva rero, niyo mpamvu njya nizera neza ko umurimo Yesu yakoze ku musaraba ufite des effets rétrospectifs. Rétrospective niki? Umuntu akaribwa n'inzoka, inzoka yamuriye, yamara kumurya ari gutakishwa n'izamuriye, akaza aho Mose yashize akunamuka. Yunamuka ngo akareba ya nzoka y'umuringa yagize gute? Ngo yunamuka uca bwa buribwe bukagira uca bukamanuka buhoro bukamuvamo. Dore icyo Yesu yarimo akora. Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo igihe cyose nzahurira n'inzoka kandi haleluya, igihe nzariribwa n'inzoka iyo ariyo yose. Ibyago si ukuribwa n'inzoka, ibyago ni ukutamenya aho wirukira igihe ubumara bukumereye nabi. That's the point. Yesu yarimo providing a solution. Kandi muzarebe Imana ijya gutanga icyo gisubizo ntiyakuyeho inzoka, ntiyavuze ngo nishe inzoka, ariko yatanze umuti w'inzoka. Iyo mpamvu iyo turiwe n'inzoka, yaba inzoka sijuwe, inzoka z'amateka, inzoka z'indwara, inzoka z'ibyaha, inzoka z'ibishe Dore Yesu iyo wunamutse mu kwizera ukareba Yesu, wunamutse akareba Yesu, byasobanuraga iki? Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi ntihariya nari nsomye utarigeze kumenya yamuhinduye icyaha. Iriya nzoka ntiyasobanuraga Yesu, yasobanuraga icyaha Yesu azaba ari kuko Yesu si inzoka. Ubu ni inzoka igereranwa na Satani muri Bibiliya.
byasobanura uburyo Yesu azahinduka icaha. Yamara guhinduka icaha yakibambirwa, uwariwe n'icaha n'ingaruka z'icaha niyunamuka. Uko Mose yamanitse inzoka ku giti. Urembejwe n'iki? Abahanuzi si umuti w'ibikurembeje, abapasiteri si umuti w'ibikurembeje. Kristo ubambwe niwe muti w'ikikurembeje. Ndi kwihuta. Icyakangahe siganye iminota 5-6. Ubwo nyine mumpa umwanya nari kubibabwira, ariko nta mwanya mwampaye, mwihangane. Ikindi gikomeye Yesu yarimo akora, nicyo ngiye gusoreza, ibindi nzabibabwira ngarutse kabisa. Nuko Yesu yarimo akemura, yarimo akora exchange mu buryo buri emotional cyangwa se emotionnel cyangwa se amarangamutima. Yesu ageze ku musaraba yabaye rejected, yaratawe. Kandi Yesu ntiyatawe gusa ku musaraba, akigera mu isi bene se baramwanze. Nta kintu gitera agahinda bavandimwe nko gutabwa na bene se. Kandi mwibuke ko Yesu yari umuntu. Nukuvuga iki? Yesu mu mikurire ye cyane cyane atangiye umurimo we yakuranye intimba zo gutabwa na bene wabo, kugira ngo azabone uko atabara abatawe. Ngo agere ku musarabaho intumwa ze nazo ziramuta. Yari yaratawe na bene wabo, ariko agira indi famille y'iki intumwa ze bagendanye pendant plus de 3 ans, des amis close. Ngo bagere nabo baramuta, abandonné de tous. Ngo ntiyari afite ishusho yo kugira gute, yo kwifuzwa. Tout le monde l'a abandonné. Si ibyo gusa, même la nature l'a abandonné. N'ikirere cyaramwanze kubera ububi yari yambaye. Mujya mwibuka ngo ageze ku musaraba, izuba naryo ngo ryanze kwaka, riranga nono disi. Izuba muzi ko risobanura umucyo, izuba rimwima amaso. Ariko ikibabaje gikomeye ngo Imana ise imwima amaso, imutera umugongo. Niho Yesu yavuze ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. Kristo il a été abandonné, asigwa mu mwijima, izuba rimaze kuzima. Kristo yicwa n'agahinda ko gusigwa, kugira ngo abafite intimba z'imbere mu mitima bakire kwemerwa. Haleluya! Abatawe bakire kwemerwa. Muri uwo mwanya murabizi akicikana umwenda warahera hehe mu nzu, ngugira gute, uratabuka. Yararetswe. Ikintu kijya gituma ntekereza ko Yesu, kimwe mu bintu byamwishe kurusha les douleurs physiques ni douleurs émotionnelles, n'agahinda yagize. Yaretswe n'ababo, arekwa n'Imana, arekwa nabe, n'izuba ryanga kumucanira kugeza aho apfa. Muzasome Bibiliya neza mwitonze. Yesu ndetse yanacikanye vuba, yacikanye vuba kurusha abo bari bari kumwe, ibisambo. Wakwibaza nse kubera iki we yacikanye vuba? Ashobora kuba yari afite peine émotionnelle, ashobora kuba umutima n'amarangamutima byarananiwe kwihanganira, ageraho arakolapsinga, arasesa, umutima urahagarara. I cannot bear this. Kubera iki? La peine du péché twari dufite. Muzi Abaroma icyo gihe uburyo babambaga abantu, dore uko byagendaga. Ngo bamaraga kukubamba bagukuruye neza, ngo bashaka ko umuntu apfa vuba, kugira ngo umuntu apfe vuba areke kuguma gushunga. Bamuvunaga amagufwa y'amaguru, bika accelera urupfu rwe vuba. Noneho ngo baraje
kubera ko muzi ko Yesu yabambwe umunsi mukuru bari kwitegura ibirori, c'était vraiment bakanga ko umuntu akomeza, reka tubikore vuba, ngo baraza biruka, ngo bamaze kuvuga ngo reka tubavuna amaguru tubihutishe, bavuna igisambo cya mbere amaguru, bavuna icya kabiri amaguru, ngo bagere kuri Yesu basanga yacikanye. Bagere kuri Yesu basanga yacikanye deja. Ariko ibyo byanasohoraga iki? Ijambo muzi Mose, ubundi Imana yamubwiraga umwana w'intama uzatangwa mu Giputa, yaravuga ngo nta gufwa ry'iyo ntama rizavunagurwa. Ngo baze kureba basanga iyo gufwa rya umuntu yarangije. There's no way, ntacyo bikimaze ku Kristo. Yikoreye isoni, yikoreye intimba, yikoreye guterwa. Iyo turimba ngo nukuri intimba zacyo, tujya tumenya ko zimwe ntimba yari afite no gutabwa, kwari ukugira ngo twebwe duhindukira tuzakirwe n'Imana. Icyanyuma ngiye gusorezaho, yikoreye isoni zacu. Bibiliya itubwira ngo muri Yohana ngo baraje bamwambura imyenda ye, hanyuma ikanzu ye bagira bate? Bayifindira ubufindo. Sibyo? Bibiliya y'igifaransa iravuga ngo ils se sont partagés mes habits. Buriya Yesu yapfuye ari naked, yari yambaye ubusa, umuremyi w'isi n'ijuru yambika ubusa n'abambuzi. Abakora za filime na kuriya n'amafoto tubona ya Yesu bajya biyaranja bakamushiraho akantu gahisha ubwambure bwe, ariko iriya ni decoration humaine, nta evidence itubwira ko hari umwenda bamusigiye. Bibiliya yambwira ngo ils se sont partagés mes habits, hanyuma latinique ngo bagira gute? Quelle honte, isoni. Izo soni ntabwo Yesu yazideservingaga, izo ni soni twaragenewe kubera ibyo dukora. Impamvu tugenda muri iyi si tukagenda n'icubahiro, impamvu tuzagera n'imbere y'Imana tukakiranwa icubahiro, ni ukubera ko Yesu yikoreye isoni zacu. Murakoze, Imana ibahe.